ko mwese murya ibishyimbo mukarya ibijumba. Bivuze ngo iyo nyamaswa rero yo ni amayoberane. Bice 13 umurongo wa mbere aravuga ngo nyihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Urumva iyo nyamaswa ni ahantu ihuriye n'Imana, ni umwanzi w'iki w'Imana. Babyumva? Iyo nyamaswa ku mahembe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 27 we yabivuzeho, ariko we yabivuze mu iyerekwa, ntabwo yabivuze nk'ibyahishuwe. We yabivuze mu iyerekwa kuko ibyahishuwe byari bitaraza. Ubutumwa bw'amahoro bwari butarabaho, hariho ubutumwa bw'amategeko. Daniel rero we abivuga mu iyerekwa nk'uko bizaza bikabaho. Avuga ngo iki? Aravuga ngo abo bami bombe 27, abo bami bombe 11:27, aravuga ngo abo bami bombe imitima yabo izaba ari yo gukora ibyaha, bazajya babeshyanya bari ku meza amwe. Urumva kare hari inyamaswa, ariko Daniel yavuze abami, kandi abami ni abantu. Urumva? Ubwo urumva abo bantu nabo tuzoba kuzabareba mu kindi gihe kigiye gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo nizuzura kuko imeruka izaza mu gihe cyategetswe. Bivuze ngo abo bami impamvu bari kubeshyana rero ni imeruka yaje. Ni imeruka iri mu nzira, ni imeruka iri mirazi, kuko bo barimo barabikora bagira ngo imeruka bayihutishe, ariko imigambi yabo ngo ntabwo iri bwuzuye. Niyo mpamvu Imana ihimbazwe. Okay, ibihe byiza cyane rero kuba dukurikiye ikaze rero ku Muco Gospel Family. Hanyuma ngira ngo mbabwire ibihe byiza cyane. Hano rero turi kumwe n'umuntu umeze neza cyane, wambaye neza, usa neza, uhumura. Agiye gutangira rero tubwira amazina ye mbere yuko hari ibindi byinshi cyane tugiye kujyamo cyangwa se tugiye gukora. Agiye kubanza abibwire mumenye ngo ninde turi kumwe. Imana ishimwe. Amazina nitwa Dr. Missionary Emmanuel, ndo mu missionary mba Bugande Kampala. Nejejwe no kuganira namwe, nejejwe no guhura namwe, nejejwe no kuba Imana yishimiye ko uyu munsi ari twe tuza kuvugana ibyo Imana ishatse kuvuga. Rero ndaho ndakomeye, mba aho ahitwa muri Muyenga Bukasa. Ugeze Kampala uje Rwaziparika, uhita ufata moto y'ibihumbi 10 igahita gutwara ikakugezaho nuye, ikakugezaho wituriye aho nibera. Okay, sawa. Wego uzajya no mu ijuru buri mu ijuru ni heza. Mu ijuru ni heza, turakumbuye, tunanashaka cyane. Murashaka cyane? Turashaka cyane. Mu ijuru ry'Imana, ahantu Imana ituye, ahantu Imana yibera. Yibera nzajyayo. Aho Imana. So rero abantu benshi bamaze igihe dushaka gusobanukirwa ese ni iki ijambo rivuga ku byahishuwe, ariko uyu munsi abantu bakumva birabavanga, cyangwa bamwe bakumva mu mutwe wabo ntibasobanukirwa neza igitabo cy'ibyahishuwe, cyane yuko kivuga ibintu bitandukanye. Ukajya kumva baratangiye ngo inyamaswa ngo ya mbere ngo ihereza ngo yayindi ngo ububasha ngo bw'iya kabiri ngo bwaje buruta ubw'iya mbere. Ukumva ngo ifite ngo imitwe 7, ukumva ngo umugore uhetswe n'ikiyoka. Ibintu bikaducanga twese. Noneho tukicara hasi tukavuga ngo iki gitabo ko bacyita ibyahishuwe kandi gihishwe, kuko ukibaza uti iki gitabo ni ibyahishuwe cyangwa ni ibihishwe? Urabona impamvu byahishwe byari byahishuwe. Mu by'ukuri murebye ku isi yose umunsi utangira saa 6 z'ijoro. Uwo munsi utangira saa 6 z'ijoro, ariko ku Mana umunsi utangira saa 1 za mu gitondo. Kuko Imana iravuga ngo buragoroba bugacya. Uwo ni umunsi wa mbere. Noneho ariko mwebwe muravuga ngo saa 6 z'ijoro ngo umunsi urarangiye. Ubwo rero sinzi
urumva niho byahishuwe byahishuwe aho, kuko bavuga ngo uzaza we azaza aje guhindura ibihe n'amategeko. Namara guhindura ibihe n'amategeko rero ibyari byarahishuwe bizahishwa. Rero abantu nibo babihishe, ariko Uwiteka yari yabihishuye. none icyatumye babihisha se ni iki? Nuko haje inyamaswa ihindura ibihe n'amategeko. Ihindura ibihe n'amategeko. Ese iyo nyamaswa niyo tubona cyangwa ni inyamaswa muntu? Na nyamaswa muntu sinyizi. Ngenze inyamaswa iri muri ibi bitabo. Muri ibi bitabo. Inyamaswa iri muri ibi bitabo sinzi nimba ari muntu, kuko ishobora kuba muntu bitewe nuko ariyo dusanze kino gitabo cyagaragaje ko ariyo yahinduye ibihe n'amategeko. None si ibihe n'amategeko bihindurwa n'intare, n'ingwe, n'urukwavu. Ahubwo sinare n'iki? Intare n'iki? Na Yesu yavuze ngo ndi intare kandi akaba yari umuntu. Itangaza niyo mpamvu bemewe kwakirwa ubwami kwa Yezebeli, kugira ngo abakire nk'abahanuzi. Nuko ari dutangaza bagiraga gute bakoraga. Igitangaza kivuye mu ijoro kwa Eliya rero gihagarika bya bitangaza. Na Mose kuko Imana ari imutumye abakonikoni inkoni zabo zabaye inzoka, bivuze ngo nabo bakora ibitangaza. Igitangaza kivuye kwa Mose rero gihagarika ibyo bitangaza byabo. Bivuze ngo ibitangaza narinyeze ku ijambo rivuga ngo Yesu nawe ni intare yo mu muryango wa Yuda. Bivuze ngo ubwo nawe agiye mu nyamaswa. Rero iyi yo barimo bavuga hano mu gitabo, iyo bayita ngo ni inyamaswa y'amayoberane. Y'amayoberane. Bivuze ngo iyi y'amayoberane rero mushobora no kwicarana, mushobora no gusangira, mushobora no gusengana, mushobora no kuba muri kumwe. Iyi rero ni y'amayoberane, kuko yo iyo igiye kurimbura irihisha, ikanimbuza ubutware bwayo. Ariko igihe kigiye kugera izabwambura, kuko Daniyeli yarabyanditse aravuga ngo mbona ibuye rinini rivuye mu ijuru, ngo riraza ryikubita kuri cya kibumbano kirashwanyagurika. Rero igihe kigiye kugera izabwambura. Yesu azaza yambure iyo nyamaswa ubutegetsi, kubera ko impamvu ni ubutegetsi azayambura cyangwa ni ububasha. Ububasha burya ni ubutegetsi. Ubwo ufiteho ububasha aragutegeka. Ubwo ufiteho ububasha. Ubuse niyo itegeka amadini. Amadini yo itegeka amadini, Yesu agategeka itorero. Ni ibintu bibiri kandi bifatanye. Inyamaswa yo itegeka amadini, ariko Yesu we ategeka itorero. Na aba Yesu bayoborwa na Yesu, ariko bakayoborwa mu idini, kubera ko isi yo ivuga idini, umwuka wakavuga itorero, kandi umwuka akaba abonwa n'abamuzi, akumvwa n'abamuzi, akarebwa n'abamuzi. Kuko Yesu yaravuze ngo abanjye baranze nanjye ndabazi. Bivuze ngo Yesu we ntabwo yihishe, ariko abanzi be ntibamumenye, kuko yaravuze ngo ndagiye ariko nzagaruka, ab'isi ntibazamenya ariko mwebwe muzamenya. Iyo nyamaswa urumva ahantu ihishiye, kuki ababwiye nabo ngo mwebwe nabo bari ku isi. Urumva ababwiye ngo mwebwe muzamenya, ab'isi ntibazamenya. Kuki ntafata uno n'uno nkavuga ngo wowe uzamenya we ntuzamenya, kuko wowe uri uw'isi, ese uyu ni uwahehe? Kandi ko mwese murya ibishyimbo mukarya ibijumba. Bivuze ngo iyo nyamaswa rero yo ni amayoberane. Bice 13 umurongo wa mbere aravuga ngo nyihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Urumva iyo nyamaswa ni ahantu ihuriye n'Imana, ni umwanzi w'iki w'Imana. Urabyumva? Iyo nyamaswa ku mahembe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo asa nk'ayaruko, akanwa kayo kasaga nk'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yayo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Urumva niyo mpamvu nakubwiye ngo ubutware bwayo bufite n'intebe bukagira n'imbaraga. Noneho bivuga ngo iyo ntare, abantu batwumve neza badukurikiye,
iyo nyamaswa nyamaswa irimo inyamaswa yasagwa yari ifite ishusho z'inyamaswa z'inkazi. ingwe nyine yasaga nk'ingwe ariko isa n'ingwe itaragira iki ububasha. Bwa kabiri nanone igira amajanja, akanwa k'intare, akanwa nk'ak'intare, amajanja nk'ayaruko cya gisinga, igisiga kiriya nyine cya ruko. Noneho ngo ihabwa ububasha icyo kiyoka kiyiha ububasha. Urumva ko mbere nta bubasha yari ifite mu nyamaswa, yazamutse nta bubasha, kuko baravuze ngo ivuye mu nyanja. Iyo bavuze inyanja bavuze isi yose, ni akantu hagaritse. Ivuye mu isi, ibyawe n'umugore cyangwa ibyawe n'inyamaswa genzi yayo, ariko ivuye mu isi, ariko yitwa inyamaswa idafite ububasha. Ikiyoka rero kiyihereje ububasha. Iba ari inyamaswa ariko idafite ububasha. Ikiyoka nicyo cyayihereje. Icyo kiyoka cyo kiyihaye iki? Ububasha. Abantu mutwumve nyine mukomeze. Ikiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Urumva Satani ubutware bwe kugira ngo arimbure isi yabuhaye inyamaswa y'amayoberane. Kuko twese tuzi Satani ataturwanya, twamurwanya tukamunesha. Umva impamvu urayumvise? Twese abari hano tuzi Satani ko Yesu yamunesheje, tumukubita mu izina rya Yesu. Satani amaze kureba icyo kintu rero ko atagishoboye kurwanya abantu b'Imana, ahita afata ya nyamaswa, afata ububasha bwe n'ubutware bwe n'intebe ye, aravuga ngo ndabiguhaye kugira ngo ubiye amayoberane, uyobye isi yose, kuko we ntabwo bakuzi. Noneho Yesu we ahita atubwira ati iyi nyamaswa y'amayoberane no kubizamutse ikabije kurwanya abera. Koko nusoma hepfo aravuga ngo ihabwa kurwanya abera. Nta kindi kiyizanye, ni ukurwanya iki? Abera. Abatari abera bo ni inshuti zabo. Ngo nta kibazo ninabikoresha. Birire binywere nta kibazo. Birire binywere. Umuntu utera yirire yinywere iyo nyamaswa ni muri nta kintu muhiga. Hepfo avuze ngo iki rero? Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka, kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwayo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Bishatse kuvuga ngo iyo nyamaswa rero abari mu isi yose batangiye kuyiramya, Noneho Daniyeli 11 umurongo wa 27 we yabivuzeho, ariko we yabivuze mu iyerekwa. Ntabwo yabivuze nk'ibyahishuwe, we yabivuze mu iyerekwa, kuko ibyahishuwe byari bitaraza. Ubutumwa bw'amahoro bwari butarabaho, hariho ubutumwa bw'amategeko. Daniyeli rero we abivuga mu iyerekwa nk'uko bizaza bikabaho. Avuga ngo iki? Aravuga ngo abo bami bombe 27, abo bami bombe 11:27, aravuga ngo abo bami bombe imitima yabo izaba ari yo gukora ibyaha, bazajya babeshyanya bari ku meza amwe. Urumva kare hari inyamaswa, ariko Daniyeli yavuze abami, kandi abami ni abantu. Urumva? Ubwo urumva abo bantu nabo tuzoba kuzabareba mu kindi gihe kigiye kuza n'amazina yabo, kuko baravuga ngo inyamaswa ikoresha izina ryayo n'imbaraga zayo n'umubare wayo. Umubare wayo ka 336 n'izina ryayo n'imbaraga. Ubwo ibyo byo nzabivuga mu kiganiro kigiye kuza. Impamvu uwo mubare nkuvuze isi yose imaze kuwureba. Imbaraga zayo rero nazo murazireba kwa Daniyeli. Abo bami bombe imitima yabo izaba ari yo gukora ibyaha, bazajya babeshyanya bari ku meza amwe. Iyo nyamaswa ije rero ku madini iri tuduha icyitwa impuzamadini. Noneho ubwo umusilamu yemera umurokore nk'umukafiri, ariko mu mpuzamadini bagahoberana, bafite uburyarya mu nda. Mu nda harimo uburyarya, kuko ntabwo yemera ko ari umukirisitu. N'umusilamu ntabwo yemera uwo mukirisitu. Niyo mpamvu Daniyeli yavuze ngo bazajya baba ku meza babeshyanye.
umumoromoni ntabwo yemera umuyisilamu, umuhindu ntabwo yemera umumoromoni, idini rya tawo ntiyemera hindu, budisimu ntabwo byemera, tawosi ni inzoka yo mu Bushinwa yakizaga ibicurane, ibyo ntabwo byemewe rero. Ariko bazicara bakora impuza matorero. Urumva imana zibaye zingahe? ni nyinshi. Hanyuma bari kuramya imana imwe, bivuze ngo barayiryarya. Urumva inyamaswa zatangiye kuyumva. Bene data mutangiye kumva inyamaswa, ngo muze muri komenti mubaze nimba umukafiri adasangira n'umuyisilamu bazakora uburyo bubaka itorero ry'Imana. Ese nimba umuhindo cyangwa witwa Joseph Mifu wakoze idini ry'abamoromoni atemera ko abarokore babaho mu mwuka, azaza ajye mu mwuka kandi atabyemera? Ese nimba Tawosi ari inzoka yo mu Bushinwa yakizaga ibicurane ikaza gupfa, aho bayihambye bakahubaka igituro cyayo, icyo gituro cyayo kikaba idini rikomeye cyane, isi yose ikaba yemera Tawosi. Aba Tawosi ni idini rikomeye riri mu bitabo by'abamisiyoneri. Nta masubwo Tawosi azaza kubwira wa murokore uvuga ngo nzakagendana babiganire. Abo bami bombi imitima yabo izaba ari yo gukora ibyaha. Bazicara ku meza amwe babeshyana ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu, ngo azabayobesha kubashyeshyenga. Ariko abazi imana yabo bo bakomere, nibamara gukomera bakora iby'iki iby'ubutwari. Ariko hepfo ku murongo wa 9:13 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandiho umunyago nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Mbezo ngo hagiye aho ni ibyahishuwe. Daniel yo nawe yaravuze, wumve ibyo bitabo ukuntu bijya guhura. Urimo urabyumva ukuntu bihura. Daniel yo nawe yaravuze aho ngaho muri 13 aho uwo mugabo Daniel bakuntu yavuze ngo nyuma hazaduka abo bami bombi imitima yabo izaba ari yo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo nizuzura kuko imeruka izaza mu gihe cyategetswe. Bivuze ngo abo bami impamvu bari kubeshyana rero ni imeruka yaje, ni imeruka iri mu nzira, ni imeruka irimo iraza, kuko bo barimo barabikora bagira ngo imeruka bayihutisha, ariko imigambi yabo ngo ntabwo iri bwuzuye. Niyo mpamvu imana ihimbazwa izagomba gutsinda. Nyuma azasubira mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Aha azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi. Urabyumva? Azasubira gutera ikusi. Urumva ya nyamaswa kwavugaga yabaye umuntu, noneho yabaye n'igihugu, yabaye n'umuperezida w'igihugu, kandi kare yari inyamaswa. Ariko hano ibaye umuntu, ibaye na perezida w'igihugu. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko mw'iyo ntambara yo hanyuma nizamubera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubireyo arakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera. Urumva ko abaretse isezerano ryera barahari, ahubwo hari ikibazo mbaza. Iyo ureba ubona abantu bakiri mu isezerano ryera. Ahubwo nge nicyo wenda ndakibaza, isezerano ryera, ariko nanjye nkavuga nti ibi bintu ubihuza ute? Sibyo? Ibyo ubihuza ute n'ibihe turimo wenda bibuza abantu gusenga? Nawe isezerano ryera ryo abaretse isezerano ryera bivuze ngo baretse gusenga, babiretse, ariko hari ibibarekesheje gusenga. Ni ibikire azabitaho, azarwanya ikusi. Numva hari intambara abanje kuba. Iyi ntambara ibanje kuba niyo yazanye ibyo bintu byose. Kuko mu rusengero
no ngiye kubihuza naho ngiye gusoma hepfo havuze ngo 30 haravuze ngo kuko inkuge z'igitumu zizamutera zizamurwanya bizatuma agira ubwoba asubirayo arakara isezerano ryera kandi azakora uko ashatse cyambere uko ageze ate ashatse ngo turanza kusobanura ijambo uko ashatse urimbikira urimbaza ni koko azasubirayo yitaye kubaretse isezerano ryera azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera impamvu batagisenga rero ingabo ze nizabanza guhaguruka zikonona ubuturo bwera zikonona ubuturo bwera urumva azakora uko ashatse azakora uko ashatse none narangiza uko ashatse ahagurutsa ingabo ze zonone ubuturo bwera ariko Yesu yabivuganye n'umusamariya no mpamvu igitabo umuntu akwiye kujya cyitondera Yesu yaravuze mugore nyizera kuko mu gihe kigiye kuza abantu ntibazasengera data ku uyu musozi ntibazanamusengera ni Yerusalemu urumva kuko Imana ari umwuka n'abayisenga bazayisenga mu mwuka no mu kuri bivuze ngo Yesu yari azi ko izi sengero zizavaho none abantu bakahita banga gusenga bagahita banga kugira ngo azakora icyo ashaka azabakoze icyo ashatse mu buturo bwera kandi kumvise ari umwami kumvise ari n'umuperezida w'igihugu ntibatubwiye ninde gusa bavuze ni umwami w'ikasikasi ngo ni ingaruka nzababwira ikasi ni hehe kuko urabona we azabanza yikorera icyo ashatse kandi ntago azagikorera hanze mu buturo bwera aho ngaho ngo hepfo rero havuze ngo akureho igitambo gihoraho ashyireho ikizira cy'umurimbuzi akureho igitambo gihoraho azahagurutsa ingabo ze